twitegura twese dufite agasusuruko umuco no gutsinda tunoza ya myigire yacu tugaragaza ya mitsindire twifuza. Nagira ngo mwihe amashyi abakandida mwese. Indirimbo yitwa ngo the most successful candidate. Nagira ngo mwihe amashyi mwese ariko kuko mugiye gutsinda ndabizi neza ntabwo muzatenguha ababareze umugongo w'ubumenyi babahetse uragahoraho. Nagira ngo rero twongere tubaha amashyi twese twiha amashyi dushimire abarezi badufashije bakatugeza kuri uyu muco w'isanzure, kuri uyu muco ubonekera buri wese tukazamurikirwa n'imitsindire twese twifuza. Nagira ngo rero tubahe indangururamajwi hanyuma bikore mu mitana biyereka abatanazi basusurutse aka kanya, ariko turirimba twese dutekereza ko tugiye kubagezaho amabwiriza agenga ibizamini. Abicaye muhaguruka tugiye kunyeganyega ntanjyana ijyanye nk'iyo ngiyo ya yindi nyine ya yindi Rujindiri yaririmbaga, hanyuma kandi abuzukuru ba Rujindiri nabo baritegura bakore mu mirya y'intanga badususurutse, hanyuma dususuruke agasusuruko iwacu muri G S HOREZO. Hora mwana rerwa gihanga, egera ubumenyi ongera ubumenyi ogera hose ndetse no mu mahanga ntuhatangwe. Amashyi kuri mwese mumaze ibiganza, amashyi menshi, amashyi atari guturitsa ibigori, amashyi y'iwacu. Nagira ngo rero utugezeho ibyo bihangano hanyuma dukomeze dususuruke tuzira umususu. Nagira ngo injyana muyijyanire muri abasukuru beza kandi ikore mu mirya myiza. The most successful candidate, working together in fellowship, it's our destiny. Oh, we are the most successful candidate, working together in fellowship, it's our destiny. To our goal, oh God, lead our way of service. Oh God, lead our way of service. Self-confidence, our willingness in our mindset. Lead our way of success, self-confidence, our willingness in our mindset. Oh, God, lead our way of success. Oh, God, lead our ways of success. Oh, God, lead our ways of success. Amasajyanye agira ngo basikirize no mikrofone bajye hariya hanyuma tubagezeho amabwiriza. Twegerane twese noneho twongere dushire Korali nziza irangura amajwi ntabwo
neza. ariko ndashaka kubona buri wese akoma mu mashyi, utabishaka ave hano. Nabizi ko mwananiwe, ariko nanone intore ntiganya, kandi mu ishyamba ry'inzitane ishaka inzira, hari abirwanyeho bahina akagongo. Mu mvugo z'ikinyarwanda cyeruye, ku irembo ry'iwacu umuco utemba buhoro bahina uruti. Abo rero bahinnye uruti nabo ntabwo twabaveba, ntitwabarenganya. Hanyuma uwabivuze neza aravuze ngo magara make nduru yanjye sindurushakamba. Ari ku rugamba ntabwo wamurenganya, uruyange n'urushakamba baratandukanye ku rugamba, kandi nibyo koko intwari igaragaza ubutwari bwayo mu mwanya nk'uyu nguyu igihe nk'iki. Nagira ngo rero dutuze twese duhabwe aya mabwiriza, kandi kuva uyu munsi ku itariki ya 8, uyu munsi w'abategarugori, ariko nanone ukaba ari umunsi G S HOREZO yabonye kubagezaho amabwiriza ari ingenzi kandi bigaragaza neza ubushobozi ndetse n'ubuhangange no gushyira mu bikorwa icyemezo twiyemeje kituganisha ku mitsindire G S HOREZO twese turi kumwe. Nagira ngo rero tubageze amabwiriza ashyirwe mu bikorwa guhera uyu munsi. Itangazo riraherekeza rya mbere nuko nyuma ya saa sita, mbere yo gukora amasuku, segonderi bose baraza kujya mu marokari, aho izina ryawe riza kukwerekeza. Uraza gusanga ariho ugomba kuba werekeza, ugomba gukorera, uzakorera ibizamini bizatangira ku wa 11 bikazageza no ku munsi wa 18, tugihatana tugaragaza ubushobozi bwacu. Hanyuma rero ikindi nuko rokari ya sinyatu bitewe n'ibibazo bimwe na bimwe bitarakemuka irimurirwa muri sinya 6 LFK. Hanyuma rokari ya sinya 5 MCB nayo bitewe n'ibibazo bimwe na bimwe irimurirwa muri sinya 4 LFK. Ayo niyo makuru wenda mashya ajyanye n'imyiteguro y'amarokari. Muraza gushyiramo intebe muri sinya 6 LFK kuko hashobora kuba harimo nkeya, kandi muraza gutera ranje zireba imbere kugira ngo twese turebe imbere, igitondo cyo gutsinda tukigeremo. Nagira ngo rero mbere ku bwiriza rya mbere, do not change the place given by invigilators. Umwanya umusiriveya aguha ntabwo wemerewe kuwuhindura. Kabiri, a school uniform must be well dressed. Imyigire inoze, imyigire inoze. Haba hari intore twimye ijambo ngo irifate. Ntiwongere kuvuga nta jambo ufite. Niba urishaka zamura ikiganza turi guhe. N'abariya bari inyuma bataza kwihisha muri kiriya gikundi, ninza kukubona uri kunyeganyeza umunwa ndakuzana hano urahirirwa. Ibwiriza rya kabiri rivuga ngo a school uniform must be well dressed. Ugomba kwambara umwambaro w'ishuri, kandi primaire na segonderi birabareba. Hanyuma irya gatatu, wearing pullovers is not allowed except when it is too cold to adapt. Kwambara imipira y'imbeho iyo ari yo yose ntabwo byemewe keretse igihe hakonje ku buryo umubiri utabasha adaptinga iyo situation. Kane, exam rooms have to be arranged and cleanly as so as to avoid writings on desks or walls. Hanyuma rokari zose zigomba kuba ziteguye neza, zinasukuye. Buri rokari igomba kuba ifite shefu na shefene